Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku magambo avugwa mu gihe cyo gushyingura cyangwa se guherekeza ijeneza. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iyo umuntu aherekeje ijeneza ubusanzwe nta jambo ryagenwe umuntu agenda avuga, nta n'ikintu cyagenwe umuntu agenda avuga, gusa agenda yibuka Imana muri we, azirikana icyo gikorwa arimo gukora, azirikana n'uwo agiye gushyingura aho agiye nawe, kandi atekereza ku cyo yateganyirije umunsi nk'uwo nguwo, kuko ari umunsi uri vuba kandi mu buryo butunguranye. Naho amagambo agenda avuga ngo ishhadu an la ilaha illallah cyangwa se wahidullah cyangwa uzkurullah n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ayo ni amagambo adafite inkomoko mu idini, ni amagambo ya bid'a, bitemewe ko n'umuyisilamu agenda ayavuga. Gusa kubitekerezaho nibyo bisabwa, n'umuntu aramutse abibwiye mugenzi we ariko bitameze nk'umuco cyangwa se ngo bigendere ku njyana nk'iyo bikorwamo, icyo gihe ntacyo byaba bitwaye. Ubwiye mugenzi wawe uti uzkurullah, ibuka Imana, singiza Imana, kuza Imana. Ariko iyo bigaragaye ko kubivuga bishobora kugirana isano by'abahimbyi bahimba mu idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyiza biba ari ukubireka. Hanyuma iyo umuntu agiye gushyingurwa nabwo nta rindi jambo rivugwa mu gihe cyo kumushyira mu ikaburi, usibye gusa ibyagaragaye muri hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yavuze igira iti: idha wada'tum mawtakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah, nimujya mushyira imirambo yanyu mu mva zayo mujye muvuga ngo bismillah, ku izina ry'Imana, wa ala millati rasulillah, kandi ku mugenzo w'intumwa y'Imana. Bityo iryo niryo jambo rivugwa mu gihe cyo gushyira umurambo mu mva yawo. Hanyuma igitambaro gitwikirwaho rimwe na rimwe kiba gikungutwa, icyo cyo ntacyo nkiziho, wallahu a'lam.